Beniragire Benimana, nk'uko twari twahuriye ku kiganiro dufite amatsiko y'amagare, y'irushanwa ry'amagare isi yose ije gukorerwa mu Rwanda, byatumye twibuka no mu kahise cyangwa mu gihe cyahise hari ubuhamya twigeze kwakira bw'umuntu wari uri mu ishuri, ariko uwo munyeshuri yari yinjiranye igare rye arishyira inyuma. Nyine urabona nk'uko abanyeshuri baba bicaye ugashyira igare ryawe inyuma ku kibambasi, ariko umwigisha ngo ahageze aramubwira ati sohoka hano, ntacyo ukora hano, sohokana n'igare ryawe. Hanyuma undi yafashe igare rye, muri ubwo buhamya twibuka gutyo, asohokana n'igare rye, ariko agenda nyine yumva ababaye ko atize. Ariko nyuma twaje gusanga impamvu bari bamusohoye ngo ajye kwiga ni uko mu ishuri ntacyo yahamaraga n'ubundi, ahubwo baramubwira bati ishuri ryawe wowe sohokana n'igare ryawe ujye kwiga . Hanyuma agenda asohotse, ageze hanze nibwo yumvishe ko koko iryo shuri ntago ryari irye, ahubwo ikintu nyamukuru yagakwiye gukora ni ugusohoka koko akajya kwiga kuko niryo shuri yagomba kuba yakwigamo. Rero ubwo n'ubuhamya nibutse ku byerekeranye n'igare, ngira ngo hari undi wamfasha ufite aho bihurira twanyuzemo, cyangwa undi ufite ubundi butumwa yadufasha. Nigeze kugirana ikiganiro na Ndayishimiye, ambwira ibintu bisa nkabyo, sinzi niba yafata mikoro tugasubiramo ibyo yambwiye, kuko numva ntabyibuka neza, ariko inzozi niba zarize buriya warazibuka. Ndayishimiye, ijambo ni ryawe, watwibutsa. Murakoze cyane Benirage. Byari tariki 8 z'ukwezi kwa 8 nibwo naje kurota inzozi. Nabonaga amagare abiri yihuta cyane, hariho abantu bafite udufuka bahahiramo. Hanyuma numva ijwi rivuga ngo uburezi bwa Shyerezo, hakurikiraho ngo uhawe ijambo mu bandi. Hanyuma mbona abantu bateranye baturutse imihanda yose, ngo bari baturutse hirya no hino bataherukaga mu Rwanda, bamaze igihe baba mu mahanga, bateraniye aho ngaho barimo itorero ribyina Kinyarwanda ririmo kubabyinira imbyino za Kinyarwanda, abantu bishimye cyane. Izo nizo nzozi narose, ubu ndumva nazo zirimo kugenda zihuza n'igare. Murakoze. Urakoze cyane Ndayishimiye. Ngira ngo Rwirujo nawe yagira icyo yatumurikiraho kuri ibyo bintu bibiri, ari uwo muntu basohoye mu ishuri ngo ajye kwiga n'izi nzozi za Ndayishimiye, nabyo twumva hari ahantu bihurira n'ibiri kuba uyu munsi. Abantu bose bagomba kugaruka mu ibanze bakigaya, kandi nuko tubibona bagarutse nyine baje ku magare kwiga. Ubwo Nyirishema yagira, ngira ngo aho yabiduhuriza twumva ko hari icyo byaba bihatse cyangwa byaba bivuze. Murakoze cyane Rwirujo, ijambo ni ryanjye. Urakoze Ngoma, urakoze nawe Jean Paul. Ndibuka ko inzozi wavuze bwa mbere z'umunyeshuri ari mu ishuri, nurakuvuga ngo nasohoke n'igare rye, ngo yagira se ngo najye kwigare. Mukuri izo ni inzozi zikomeye cyane. Ibyo twabize mu kiganiro, muri bya biganiro byo mu ya Kanyirambare. Sinzi niba nibuka cyangwa wibuka ikiganiro umubare wacyo ko twaragize ku rubuga, ariko icyo nzi nuko cyabayeho. Waba ukibuka? Ntago nkibuka neza, ariko byabayeho. Nutanabyibuka abantu bazabimenya nta kibazo. Urumva ngo va mu ishuri ntacyo wiga, jya kwigare. Biragaragara ko mu mashuri yo muri isi abantu bariga ariko ntacyo biga, kuko batiga indagu yibanze, biga ibintu by'ibyaha gusa, ntibahuzwa n'isoko ya byose na bose na twese. Uriya n'amadini usanga yiga ibyaha, yiga ngo kubona ibi n'ibi, ngo Imana izaguha ibi n'ibi n'ibi, ibintu baba bashaka ni ibyaha ngaha, kandi ibyo batinya ni bimeze nk'ibyaha, umuriro utazima. Ibyo bakunda ni ibihembo ngo bazarira ku meza y'u Rwanda n'u Burundi, ngo bagahora barya,
bagahora bafite amazu kugira ngo mu ijuru nyine hari imvura ihagwa cyangwa hari imiyaga ihari, wese azagira inzu ye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ibyo mwibanze ntabyo bashyikira, byose bakomeza kubishyira ahangaha. Ni ukuvuga ngo n'ibyigwa byaba byigwa mu madini, byaba ibyigwa no mu buryo busanzwe mu mashuri, twiga iby'ahangaha. Umunyeshuri nyakuri azasohoka, ibanze rizamusohora ngo sohoka muri iri shuri ugiye kwiga re, ugiye kwiga igare, igare re, indagu y'ibanze cyangwa se urumuri rw'isoko ya byose na bose na twese. Iyo niyo re. Aho icyo kirumvikana rwose yuko umuntu wo muzima uzahuzwa n'isanzure azasohoka mu mashuri cyangwa azivanamo uburozi yize ajye hirya y'amashuri y'abubu kugira ngo ahuzwe n'isoko ya byose na bose na twese. Icyo yacyumva umuntu. Icya kabiri, icyo Ndayishimiye yavuze Jean Paul, ngo yabonye abantu bari ku magare, ubwo baranyungaga, ngo bafite udufuka bahahiramo. Niyo yatangaje ko iby'aya magare turi kumva n'abava mu mashuri bakaza kwiga mu irage ry'ibanze ahangaha, ririya rushanwa rikaba bishwanya ibyo, abaje bakaba bazanye udufuka two guhahiramo, baje baragereranya bagomba kuza hano kuziga irage ry'ibanze, nabo bagiye guhaha kuko aho bari bahari nta biryo bihari iwabo, ibyo byabashiranye, bagiye guhaha hirya y'iwabo kugira ngo batahane ihaho. Iryo haho kandi ni uguhuzwa n'indagu y'ibanze, ni uguhuzwa n'isoko ya byose na bose na twese, ni ukwinjira ku mutagara gutanga ubutaraga. Aho rero biranahura. Harya hirya aho ngaho uvuze ngo iki Jean Paul? Ngo wabonye babwirwa ngo iki? Hakurikiyeho ijambo rivuga ngo uburezi bwa shyerezo. Hati uhawe ijambo mu bandi. Hanyuma tubona itorero ribyinira abantu bari baturutse mu mahanga yose bataherukaga mu Rwanda, abantu baranezerwa cyane. Garukiraho. Bivuga ngo wumvise ijwi rivuga ngo uburezi bwa shyerezo. Ni ukuvuga ko umukuru ko tuza kubibona ubu burezi ayo magare aje ahangaha iyo abadaheruka mu Rwanda, twabonye ko abakwiye isi, abatuye isi baturutse n'ahangaha bakwira hose, kandi nibo ba rubunga, nibo bagombye kugaruka bari mu bisekuru by'amarari, bamwe bagaruka banahinduye uruhu, baragenda bakwira amahanga baratakaje irage ry'ibanze, bakaba bagarutse rero kwiga re, bagarutse mu irage ry'ibanze kugira ngo bigere ngo uburezi bwa shyerezo bugize bute? Ni uburezi bwa shyerezo butangiye, kandi butangira nyine mu kwiga re. Hari icyo navuze Ndayishimiye kuko wari uvuze ikindi? Nibyo rwose nabyumvise. Bari kubanza ari ijambo rindi wari uvuzemo ngo uhawe ijambo mu bandi. Ni ukuvuga ngo uhawe ijambo mu bandi. Uhawe ijambo mu bandi ninde? Kandi ari mu bandi, mu bari, mu banere. Ni ukuvuga ko abo mu irage ry'ibanze, abo mu Rwanda, abari abanyarwanda bahawe ijambo mu bandi bo mu isi bose, bahawe ijambo, kandi uhawe ijambo ubugira ngo bageze ubutumwa ufite. Ni ukuvuga ko abo bose baje guhaha, baje guhabwa ijambo, ni ahabeneyagiwe n'Imana bo mu ibanze, bo mu rumuri Rwanda, bagomba guha ijambo, kugeza ijambo ku bandi, kuri bene irage, bene Imana, aho batuye hose mu isi. Ndumva dusasiye ikiganiro tugiye kuvuga kiraba kigenda kizenguruka ibyo tuvuga. Iyi ngiyo ni interuro mu nubwo ari ndende, ni interuro y'izo nzozi z'uwa mbere basohoye mu ishuri ngo ujya kwiga re, n'izawe bavuze ngo bagiye guhaha, kandi abo bagiye guhaha ijwi rikavuga ngo wowe Rwanda uhawe ijambo mu bandi. Ubu rero uburezi bw'ibanze bwa shyerezo bukoraho uburezi burozi buratangiye kugira ngo isi yose imurikirwe biturutse mu rw'igihumbi. Ndabashimiye. Ingoma ibana, ishingoma ihani hanura.
ingoma ikunda ikundwa kaza ingoma i Rwanda ingoma irazamutse ishyizwe hejuru Rwanda uri hejuru nawe agushyira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma mwaramutse bene irage bene imana shimwa gasa n'icyerezo iteka ryose gana mu bihe byose gana mu bihe byose. twagira ngo rero duhure kuri uyu munsi tugirane ikiganiro ariko ndagira ngo mpe ijambo baca mu mihigo atujyanemo neza kandi akomezanye natwe ubwo turagenda twunganirana twese nk'uko bisanzwe. Ca mu mihigo ijambo ni iryawe. Murakoze bene imana bene irage, umunsi nk'uyu tunejejwe no kongera kubonana muri uyu muriro wa rugwiza kurinda ndetse n'umuyaga kugira ngo tumurikirane. Guhura kwacu k'uyu munsi turaganira cyane ku byerekeranye igare uburyo ribashije kugaruka mu ibanze, tukaba twifuzaga kugira ngo tugireho ibisobanuro birambuye kugira ngo abantu bose bazabasha kutwumva bamenye ubwiro bw'igare, impamvu mu Rwanda ubu ngubu ariho hari kubera isiganwa cyangwa se navuga ko ari irushanwa, ariko tuzi ko nk'uko twese dukurikira nta kintu kibaho kidafite impamvu, ko ibyambara umubiri byose biba bikomoka mu ibanze. None uyu munsi twifuje ko Rwirujo Nyirishema yadufasha akatubwira igare ni iki, rivuze iki, kuva kera mu ibanze igare ryari iki, ese ubwiro bw'iryo jambo igare n'izo nyuguti yore ko dusanzwe tuyizi bimeze gute, bihuriye he, kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ijambo ndumva narisubiza Nyirishema tukamuha uruharo, noneho tukaza kubaza nyuma akabanza akabidushyiramo neza tugasobanukirwa ubwiro bw'igare mu Rwanda, kuko ni imvugo y'ikinyarwanda iryo jambo ubundi turikomora kuki se twararihoranye. Tuzi ko hari ahahoze hitwa nanga igare, byumvikana ko mu Rwanda igare rwose ni ikinyarwanda dusangana. None kuki rigarutse mu ibanze muri 2025 bihatse iki, bihisha iki, tubimenyeho iki, tubikoreho iki? Murakoze, ijambo ni ryanyu Rwirujo Nyirishema. Rwirujo, mikoro yanyu irafunze, mwafungura mikoro. Yego murakoze. Bene Imana bashimiye cyane ubwo ikiganiro duhuriyemo, twe turi hano kuri uru rubuga kimwe n'abazadukurikira. Ndabashimiye kandi nabasuhuza ngira nti shimwa gasa n'icyerezo. Maze rero nk'uko wari ukizanyemo neza iyi nteruro y'ikiganiro, uribaza uti ubwiro bw'igare ni ubuhe, bumeze bute? Ugendeye ko muri iki gihe mu Rwanda hari amasiganwa y'igare mu gihugu cy'imisozi 1000 kandi ikaba ari mpuzamahanga, abisi bose baje muri iryo rushanwa hano mu Rwanda rw'imisozi 1000. Ukabaza uti mu bwiru yene by'amarushanwa byose ikibazo, ariko nuko abayarimo bose bakuriye mu Rwanda kandi ari ay'igare, ukavuga uti ubwiro bw'igare ni ubuhe? Wari unatangiye uvuga uti igare rirazwi mu Rwanda ko runanga ingare. Nanga igare ni nanga ingare. Ni ingare.
ni ingare byanabiri hano ku musozi wa Kigali rwose, ubwo Mibambwe Sekarongoro Mutabazi yari atuye ku mugore witwa Shetsa akamugora, agahita yimuka mu rugo arimo akamusigamo. Hari hanyura umuhanda, uyu muhanda baciye kuri mu Kigali uva mu mujyi wa kaburimbo umanuka kuri Ruriba, hariya handi mu Kigali bacukuye cyane, hari umugunguzi munini ku musozi wa Kigali, niho urwo rugo rwari runari. Noneho arahamusiga yigira hirya mu rundi rugo rwo hirya iriya, aravuga ngo nanga ingare. Ubwo ni ingare nyine mu byo Abanyarwanda bavuga ngo umugore w'ingare agirwa n'ingongo y'umuhoro. Ibyaje no gutuma ahantu atuye hose ubwo Mibambwe se ntabyo, nako Mibambwe Sekarongoro Mutabazi hitwa nanga ingare. Ubwo ni nanga ingare, uruhango rwa nanga ingare aha kuri Kigali, uruhango rwa nanga ingare hariya Itaba Rukoma, uruhango rwa nanga ingare hariya Mutakara, hariya nyine mu ruhango isoko rya Ruhango mu Nduga, hari n'uruhango hano nyira ku Gisozi, aho se n'uruhango nyine. Ariko kwanga ingare ntabwo ari igare, ntabwo ari nanga igare, nanga ingare ngira ngo utaza kubihuza nubwo bijya gusa. Noneho icyo cyo kivuyeho abantu bataza kukitiranya. Ikindi cya kabiri, ntabwo igare ari ijambo ryo mu Kinyarwanda ko ubwaryo ntiryahozeho kagire haba rigendagaho. Nta kintu kizwi Abanyarwanda bagendagaho usibye ubwato, nibwo bagendagaho. Naho rero igare nk'uko ryaje rivuye iw'abandi, ni nako n'izina riva iw'abandi. Gare ya moshi, gare ikigenda, ngira ngo ni n'Igiswahili. Ariko rero ryaba Igiswahili nyine ubu yahindutse Ikinyarwanda ni igare, ubwinshi ikaba amagare. Ubwo rero ryabaye Ikinyarwanda kuko ni Ikinyarwanda. Kandi muri ushobora kubimbazamo bijyanye ubwo n'ubwiru, ni uko ibijyanye n'ubwiru byose bikoresha imivumba, bikoresha imibare. Ubwo ni igare. Uwo muvumba ukaba ufite ukubarwa, ni kangahe ngoma? Igare mu mibare y'izuba ni kangahe? 39. Ni 39 igare. Nibyo rwose ni 39. Wenda duhere aho ngaho ko tunyuze mu mibare ya Rwamba, 39 bivuga irage. Igare, irage. Ubwo tujya tuvuga ngo Gahima ni 39 bikaba irage. Noneho Kibamba 39, na rya shyaka Kibamba naryo ni 39 ryo mu Rwanda bivuga irage. Noneho irage Nyirabange ngira ngo ni na mwene waryo, 17 ukubye gatatu ku izina ryanjye, nanjye biba irage ry'Imana 17. Igare numva ari mwene wacu nanjye. Ubwo ni rya rage, ariko ubwo irage niyo baje 17, irage rya Gahima Kibamba, irage rya Kanyarwanda Gahima, irage rya Yuhi Gahima, muhuzamarage akaba Yuhi Musinga Rwizakurirwa Mutaneshwa Michael Gabriel. Urumva rero mu byo twitayeho aka kanya, igare ubwo ryawe Ikinyarwanda kandi twinjiriza mu irage ryacu riri kubera aha. Ibi birasa n'ibyemeza, nako biremeza ko kuba bisi baje mu muryo cyangwa mu mucyo w'igare, ubwo baje mu mucyo w'irage, bari mu irage. Abisi bose nk'uko twagiye tubivuga yuko bazaza gusanga irage ry'ibanze kurivoma mu ibanze ryayo. Baje rero mu irage cyangwa baje mu igare, ahubwo bamugani baje no ku igare, bazanataye ku igare, baza no mu igare. Murumva? Ubwo rero irage, igare hano mu Rwanda ku batuye isi. Ibyo rero bikerekeza ku bintu twavuze igihe cyose, yuko abatuye isi bazaza kwiga irage ry'ibanze. Nk'uko twagiye tubivuga ngo abami bazaza n'inkuyu n'inkoni baziture umushumba ushagawe, kandi ibyo bikorerwe mu ngoro ya Mazimpaka yo ku musozi w'Ihurura, nk'uko iganguramitsindo cyangwa imitsindo
yanashyizwe kuva ku ngoma ya Gahima. Kibamba, Gahima uri igare, Kibamba uri igare. Ubwo rero muri iki gihugu cy'imisozi igihumbi bivuga inyambo, bivuga ukuri, ni ukuvuga ngo abatuye isi ubwo baje rero kugenda muri uko kuri, mu misozi igihumbi, muri izo nyambo aribwo bugoroke bw'ingegene, kandi ubwo ya ngegene n'uburera neza birazaba kwiga iby'umutagara utanga ubutagara. Muri ubwo buryo rero turi kuvuga mu igare, ab'isi bose bahururiye igare cyangwa bahururanye igare, biragaragara ko usibye tuvuze ko igare ari irage, harimo n'uko ari iga. Nkuko tuzi ko umusozo uteka witwa re mu Rwanda uba usubiza icyabanje mu ndagu y'ibanze. Twe tuba tuvuga umutwa wari uwaguye ari kigubwo, ariko iyo aretse kugwa yongeye guhuzwa n'aho yaguye aba yabaye umutwa re. Re ni indagu y'ibanze, ni ugusubiza mu ibanze. Mbere nahoze numva muganira muvuga ngo re, ngo e ni iki na a, hari uvuga ngo ra na re ni kimwe. Ni bimwe uko byose bivugisha indagi ra, ragu irayivugisha, ariko uko bivugisha a ivuga ubu, wa mugana handi jyewe ubu yandaho ndi, e iri imbere ivuga ibiri imbere n'ibirindiriwe muri jye, noneho u ikavuga ibiri inyuma n'ibiri muri jye birindiriwe muri jye. Urumva ko bari musanga rero niyo tuvuga ngo abacu barindiriwe muri twe ni abataravuka ariko bari muri twe nyine n'ubundi ubu, noneho n'abacu barindiwe muri twe n'abo turi bo mu gihe cyashize, ariko mubyuka ko bose ari u, abarangiye abo mu gihe cyashize, ari na e mu gihe kizaza, bose bari mu ibanze. Buriya rero mu ibanze u na e biromatanye, kimwe ni icyashize cyasubiye mu ibanze, ikindi ni ikizaza kikiri mu ibanze ahubwo kinarindiriwe nyine bo. Niyo ru u bivuga inkomoko guturuka mu ibanze, noneho e ikavuga ikiri mu ibanze nacyo kizaza. Urumva rero ntimugatandukanyire u mu buryo bw'ubwiru na e, biromatanye. Ni nka kuriya tuvuga ngo Akanyaru na Nyabarongo bifite isoko imwe, igiseke kimwe kinyura hepfo iburyo kikanyura ibumoso, ariko isoko ari imwe ngo bigahura. Ubwo rero kuvuga iki rero ko niba tugomba kwiga irage na kwigare n'irage, irage, igera, igare, irega, ngira ngo hari ngo ramutse nigize gukorwa yirega ngo ngabwe irega, ku bijyanye n'umuhango w'igare wabishyira mu rucuzi ukaba irega, tuvuga ngo ngabwe irarega. Ni ukuvuga ko mu ihindukira ry'inkuba eri di verso irarega eri di poso, hakaba hagomba rero ko eri di poso mu isanzure ariyo ngabe rwoga igomba guhuzwa n'ingabe y'igicuba. Iy'igicuba ikavuga iti jyewe mbitse amata ya Gihanga, yandi yarangije Kanyamugira akamubwira ngo mwihindukira ry'inkuba muzanyakirize amata, kandi amata akaba avuga urumuri. Kanyamugira 17 ni Kanyamugira iragi, kagira iragi. Murabizi muri ya nkongoro z'amata Gihanga yahaye Gatwa, Gatutsi wawe Kanyamugira na Gahutu kwa Serwega, noneho bamwe Gatwa yakameneka ko ari Gatwa, yabuze Gatware, yabuze re, Gahutu ngo bakamenaho make, noneho Gatutsi ariwe Kanyamugira kagira irage, bagasanga ayo mata kiyafite yose. Nogeye akamubwira ati rero irage y'u Rwanda ribitswe mu nkongoro, ngo Kanyamugira Kanyamurage kagira irage. Kanyamugira 17 irage ry'Imana, ngo uzanyakirize aya mata mu ihindukira ry'inkuba. Inkuba zihindukirwa rero ni amasanzure, ni iyo mibumbe igeza ihindukiye, ariyo nyine ingabe y'igicuba cy'amata. Igihe izaba ihindukiye ikuraho iby'igicuba, ibyikuraho ibya Rwoga,
muzanyakiriza aya mata. Ayo mata ni urumuri, ni ryo rage. Ni ukuvuga ngo abatuye isi bose bazakirizwa amata y'urumuri Rwanda. Ubwo rero abo mu isi bose baza gushaka urwo rumuri Rwanda, ikimenyetso cy'iryo irega igare, noneho niho bigeze, niho bitangiriye. Igare bavuze ko re ari gusubizwa mu ibanze, ari gusubizwa aho ibintu byavuye mbere uko bigwa, aho twavuze ngo umutwa urikigwa ahinduka umutware. Aha rero ni ukwiga, ni ukwinjira mu rwigiro. Tuba tuvuga urwigiro rwa Ndiga, bigamije kwigaye urwigiro rwa Ndiga, wandigaye wabihe bihera ibindi mwabanza ubaze, mwanturo yabihe bihe ibindi mwabanza ubaze. Ubu rero uru rwigiro rwa Ndiga wandigaye, ikintu kiri gutangaza, kiri gutangira kandi muzakibona vuba cyane, ni uko abantu bari kwinjira mu rwigiro. Abatuye isi bazinjira mu rwigiro rwa Ndiga wandigaye, bakigare, bazigare, bose bigere indagu y'ibanze ab'isi bayobye. Kandi bizaturuka ahitwa he? Bizaturuka ahitwa aho Code of Life, muzabyumva, yatangiriye, ariho irage ry'ibanze ryatangiriye, bakongera kuvoma kumenya, kuba no kubaho babikomoye mu irage ry'ibanze. Ibyo bikabanyura mu kwiga re, bazigare, bigaye. Ubwo bazaba banyuzwamo n'uwa muriro rwiza kunirwa mutaneshwa, uvuga ngo nzabakanguza ibyago byorezo, nze ndi umuyaga rurenge, ndi umuriro ruhinda. Ni ukubahinda babazana, ruhindisha isi umushyitsi kugira ngo bigaye. Bazigaya rero, bazigaya ya 1924 itanga ubutaraga, kwa mutaga utanga ubutaraga, bazigaya 1924 umutaga utanga ubutaraga. Iyo niyo twita inzira y'iciro, muzumva ejo. Noneho muri kwiga ibyo, ariko bazigaya bamaze kwiga, aribyo kwiga re. Bazaza ku igare, babe mu igare, batahe mu igare, bagere ku mutagara utanga ubutaraga. None reka mbenekeje aho ngaho, ubu ndumva noneho tubonye interuro twahera tuganira, kandi abashimiye. Yego, turagushimiye cyane mwene Imana, mwene Irage. Wasobanuye rwose kandi birumvikanye ko re yari ugusubiza mu ibanze, ndetse na ya nyuma yo kwiga re noneho hazaza no kwiga ye. Jewe mbere yuko ntanga ijambo nifuzaga kubaza izi nyuguti dukunda kuvuga kugira ngo tuzisobanukirweho neza, kuko zose ziba ziganisha ku rumuri. Ya na ra kuriya tuvuga dushyizeho imvugisha ku ndagi zo mu kibaho, usanga ko twagiye tugenda tubikomozaho ariko ntitwabirambuye. Ese mu magambo make, nubwo wari wabivuze ukabikomozaho, ukatubwira uburyo hari u na hari mu bizaza, ndetse na u mu byashize byose ko biri mu ibanze, aho wakomojeho u na ariko noneho izo zindi o na a na i mwabikomozaho, ngira ngo kugira ngo dusobanukirwe iyo tuvuga re, kuko dukunda kuvuga tubwira abantu ko hari ra nk'urumuri, hakaba ya, ndetse akenshi abantu bakaba banatubaza ati se iyo muvuga ya muvuga iki? Yako ari 24 mukayita Imana, na ra mukayita Imana, na re ubundi bimeze bite? Muri make numva hari bikunze mwagira ukundi kuntu mwongera mukarasaho. Murakoze. Murakoze baca mu migo. Mubira rero ibintu twiga nta na kimwe kitari ku murongo wacyo, byose biri mu murongo wabyo.
ejo nitwiga aho tuba tugeze, tuba tumaze kugera ku Rusengo, aho twari turi hariya ku Mutaga Rutanga Butaraga. Muzabona ko biriya nyine ni inzira y'Itsiro itwinjiza mu nzira y'Itsibo, noneho bikadushoboza kwinjira mu nzira y'Isando. Inzira y'Isando ishyirwa ku Rusengo, tukagira ibintu 24. Ibyo 24 nubwo mu isanzure ari amamega galaxy 24, ayo galaxy 24 ariko anahwanye n'ibyo tuvuga nk'imivumba. Ibyo rero nibyo bizaba imirase 24 ya mu yandi magambo yo kwiga urumuri n'inyandiko y'urumuri, kuko bari tuvuga abacada n'ibyo byose ibikoze imirase 24 ihwanye na mega galaxy 24, kandi izo mega galaxy ni zurizo. Iyo uvuze rero uba ukoze ikintu cyitwa kuvibratinga cyangwa kugira gute tubita guki ni umuvumba uba urekuye. None rero ntimuvunike, ibyo mirase 24 iri ku ruhimbi urirwo ruguhuza n'isanzure, ukaba ryo uhumeka, ukaba ryo winjiza muri wowe, ukaba ryo urekura, byitwa kufibra. Ibyo tuzabyiga ukwabyo, nibyo tugiye gukurikizaho mu yandi magambo. Niyo nanjye mbabwira nta na kimwe kiza mu mwanya wacyo. Ejo bundi mu cyumba kizakurikiraho tuziga ibyo mivumba n'izo nyuguti kuvuga ko zitwa, aho Kanyamugenge yakubwira ati iyi ni iki, ngo ni ibende, ni irindi nariya. Izo nyajwi zitwa ngo iki Nyamugenge? Zibambwirire banumve ko iyo u ikivuze ubundi ivuga iyo nariho hashize, ikavuga nzabe ndi era, ariko mu buryo bworoshye bambwirire bumveho gake. Amahoro amahoro. Amahoro. Wenda tuzagira igihe cyo kubiganiraho turi mu rwigiro, tangire ejo tunabikomeze, ariko warumbajije uti ivuga iki? Icya mbere ni uko icyo igiye ivuga tuzagenda tubona ukuntu iragenda ishobora guhura n'umutagara twavuze, ishobora no kongera ikaba umuvumba kwa kundi twabivuze. Ni irindi, ariko nanone ikongera mu magambo yenda kuba maremare ikavuga iri muri Mana. Sinzi niba hari iyindi yashakaga yuko mvuga. Iyo bambwiye ni unarindi. Ikongera ikaba unarindi, kongera ikaba unariho aha, unariho aha kize. Yahashize. Ikaba ibendi. Ikaba ibendi cyangwa nzabendi erera. Urumva ko rero ikaba, hanyuma ikaba ijondi cyangwa andihondi. Nyango mumbe nizo wenda wumve ko tugiye tubabikiye bindi muri izo bita izo nyajwi zanakoreremo nkuko twabivuze mbere. Ibyo rero nubigire ikibazo, ibyo byaya, ibyo byare, ibyo zibyiremo tuzabyigira kuri Rusengo turuhuje n'Isando, nzira y'Isando turuhuje n'iriya nzira y'Itsiro twavuze y'Umutaga Rutanga Butaraga, ugizwe n'amagara 24. Nta na kimwe twasimbutse, ngo komorezeho gatoya kugira ngo mwumve ko ibintu tubirimo neza. Buriya rero nyuma niho tuzabasha kwiga uruhimbi, twige n'iriya mirase 24 rugize, arizo nyuguti 24 uko zivugwa mu magambo arambuye filosofite, noneho nuko zinandikwa, nibwo muzamumenye ururi. Ubwo tuba tunatangiye ngo ya manda y'abihongore, ibyo mubyitegure cyane. Handi havuze ngo nzajugunya akabuye mu ruzi, maze ururimi rw'umuriro rw'urumuri rukwisi. Icyo gihe ijoro rizaba rwariraye, nimwe muzaribara ko nimwe muzanarirara. Baca mu migo
ubwo rero nkubwire bibikiwe twe kandi ukomejeho ubariza benshi ikibazo. Turi kumwe cyane kandi murakoze, ndabashimiye cyane Rwirujo Nyirishema namwe Nyamugenge, mugize uburyo mudusogongeza, ubwo rero dushonje duhishiwe. Ku kiganiro cyacu turiho uyu munsi twakomeza, ufite ikibazo akazamura ikiganza noneho tukamuha ijambo, ariko tukaguma mu mujyo wo kubyerekeranye no kwiga re ndetse n'urugendo rw'abagarutse mwibanze kwiga re, tukabaza ibigendanye n'aho ngaho. Ndumva ijambo warishaka yazamura ikiganza. Murakoze. Yego, ndabona ntawe urazamura ikiganza. Nge ndumva nabaza ikibazo kindi mfite ku byerekeranye no kugaruka k'umwega wa kurya n'umwega wa kuno. Hari ukuntu twigeze kubyigaho ko umwega wa kurya n'uwa kuno bazagaruka ndetse ngo bakanahura. Ese nabarizaho bigiye bihuriye he nuku kugaruka kw'abantu baje ari nk'irage cyangwa baje mu irage baje ku igare? Ese byaba hari aho bihuriye cyangwa hari ibindi twategereza? Murakoze. ngira ngo wenda umbajije ubwo ko njye wabivuze nijye ubajije. Gusa icyo twavuga ni uko n'ubundi niba tuyisi bari gucurera iyo ko bazaza mwibanze kwigare ku igare, noneho iryo rage ry'ibanze abavuga ko bari bafite ibyo bavugaga mu irage bajyanye bakarikwiza iyo yose, ariko rikagaruka rikaba ryataye agaciro, akariyo mpamvu bagomba n'ugaruka ku isoko. Ibyo zavuga ko abari bafite irage bajyanye ryahinduwe, ubwo ni abega biyo bazasanga abega baha, bityo umwega w'iyo nyine wigaye azasange umwega wino wa kuno, noneho bongere bahure bavuge ngo turi umwega. N'ubundi icyo ibyo bimaze, niba abatuye isi bemera kwigare biturutse mu kwigaya bakigare, ubwo ngubwo tuzaba tubaye umwe. N'ubundi twari umwe, ariko twari twaratandukanijwe n'iki? Nuko hamwe bakiri mu irage ry'ibanze, ahandi bakaba mu irage ryahinduwe ryabaye karemano bitakiri kamerano. Noneho ab'irage kamerano bazigare igare bakiga iya, bazaza nyine ku isoko y'irage ry'Imana kamerano, noneho wongere bahure nk'uko biri nyine biri gucurerwa, noneho bavuga bati burya turi umwega. Niho hazagarutse rero ubumwe bw'abatuye isi, ab'isi bari umwe, bakagaruka muri rya hame ngo nasanze abandi ari bo jye nkaba mbikubamo. Kenshi muri ubwo buryo twese tukaba turi umwe ga, hagategeka rimwe urumuri rimwe rya data, muri ya oneness nyine y'abatuye isi n'isanzure bose turi umwe, kandi umwe akaba ahurijwe ku umwe n'ubusa busanisha byose na bose na twese, biturutse mu isoko ya byose na bose na twese, ariyo ndagu yibanze. Nubwo nicyo nakubwira, numva navuga nandi bana baradufasha. Yego, murakoze cyane rwose, birumvikanye. Ndabona ndayishimiye nawe hari icyo ashaka kubaza. Ndayishimiye, ijambo ni ryawe, mwafungura mikoro. murakoze cyane. Ibiriho biba muri iyi minsi birimo biranyibutsa indasano twagize mu ntangiriro z'uyu mwaka, aho twabonye yuko ubwo rutukuzi rwera bazira amajyepfo azaba amaze gukubitirwa hareba inzega, u Rwanda ruzahinduka ndera.
icyo gihe tubona yuko ngo abanyarwanda bazongera bagire iremo. Noneho rero nkareba nkasanga ahubwo muri iki gihe ndabona abantu baramaze kwigaya, kuko ugiye kureba ibyo abantu baciyemo muri uyu mwaka wose, ubwo abantu bahoraga bavuga bati u Rwanda ni ibibazo barutera imijugujugu, ariko noneho iyo mijugujugu tukayirenga, uyu munsi igare rikaba ryakiriwe mu Rwanda, bivuze yuko ababwiwe yuko u Rwanda hari ukundi rukwiye kuba rwitwara, rukwiye kuba rumeze, hari ibibi rukwiye kubona, basanze atari byo. Bamaze kwigaya ahubwo baje kurushanirwa ku igare mu Rwanda. Bikanyereka rero yuko abantu batangiye kwigaya, abantu ntibagendera ku mabwire, ahubwo biranashoboka yuko hariho benshi basobanukiwe kurusha uko twe tunabitekereza. Noneho urumuri Rwanda rukaba rumaze kugera kure, rukaba rumaze kugera muri benshi n'abari hakurya y'u Rwanda, ndetse rukaba rwarabakwiriyemo, kuko hari ukuntu abumva ko bafite ijambo bavugaga, bagenzi babo bakabyumva bakanabumvira. Ariko kugeza uyu munsi iyo tuvuze ngo ibihugu birenga 107, abakinnyi 915 baje bahuriye mu Rwanda kugira ngo bakore amarushanwa y'isi yose, hari abandi bafashe umwanya wabo bagatera u Rwanda imijugujugu bati ntabwo rukwiriye kuyakira. Bitabona yuko benshi muri bene Imana bageze ku musozi wo kwigaya, bakaba baramenye ukuri. Ubu ngubu abantu bakaba batangiye n'abantu, rwa rumuri rukaba rukomeje kugenda rugera kure cyane. Aha rero nagira ngo nsabe Rwirujo, iyi ndasano ntabwo ndimo kuyibuka neza, ariko hari n'ubwo nyimwibukije, buriya ashobora kuba ahise yibuka neza, abe yadufasha muri iyi ndasano no kuyihuza n'iyi minsi iriho, n'iyi event turimo turimo mu Rwanda, n'ubwo bishobora kuba bijyana. uravuga iyi Indasano twavuzemo mu ntangiriro z'uyu mwaka, yuko rutuku rwera bazira b'amajyepfo ubwo azaba amaze gukubitirwa ahareba Inzega, u Rwanda ruzahinduka Ndera. none se urayo ngo nuvuga iki ko bivuze nyine, urayo nguvuga iki nongereho iki? Murakoze cyane, ni yari inyunganizi yanjye. Yego rwose arakoze, ndayishimiye, aramutumurikiye, agerageje kongera kutwibutsa ko kwigare no kwigaya bigomba kuba bigendana, niba ariko mbyumvise. Nta kibanziriza ikindi, nta n'igikurikira ikindi, ahubwo bigendanira hamwe. Ese byaba ari byo Bwirijo Nyirishema? Murakoze. Urumva nyine ni kimwe, hari ukwigare, kwigaya. Uribaza uti niba uwigaya ari wo wigare, cyangwa niba wigare ari wo wigaye. Uko biri kose buriya bigaragara ko ab'isi bigaye. Hariho aho bigaye, hariho ibyago byorezo byabateye kwigaya. Urumva kwigaya nyine, kwigaya byagutera kuza kwigare. Indagu yibanze ruvuga ngo uwigaye arabatera kubundi bisubizo n'ibihe, kwibintu atari byo. Ubu bisuruka mu kwigaya, barita mu kwihana. Mu kwigaya, kwihana, kwiha Imana nyine. Bijyanye no kwigaya bigutera kwigare. Noneho tuneruka ntangire nige. Bigaragara ko ab'isi babonye ko ibyubakiyeho nta kigenda, bahari ahandi, hari ikibazo, hari igisubizo kiri ahandi, bikabatera kwigare. Ahubwo rero nyine ubwo ngubwo tuvuze kwiga, iga, hano tuvuze igare, re ni kangaho muri yonyine abazi imibare. Re 17, ikaba 18, ikaba 5, ikaba 22. 22 rero buriya ni inyuguti ya wa. Niba tuvuga ngo iga, igare bihwanye no kwiga, igawa, kugawa, kwigawa. Wa ivuga waguhanga, wakumurika. Ubwo niho bavuga ngo iga waguhanga, wakumurika. Kwiga waguhanga, wakumurika, ni ukwiga
umuhanzi utumurika nibyo gusubira mu ndagu n'ubundi yibanze. Urumva ko arimo kwiga wa iya, harimo no kwiga wa aribyo no kwiga re nyine. Muri make iki byose byerekezaho naho isi igeze, ikaba igeze mu rwego rwo kwigaya. Kwa tuba twanabonye na mbere ngo umugogo wa Rugwizakunirwa mutaneshwa niwo uzatera ibyago byorezo kuko utatabajwe mu gakenyeri, ariko tukamenya ko nari umugogo w'Imana Ndahindurwa watabarijwe imwima, mwibuke imwima na Mushirarungu. Igihe kizakize ko abantu biga bagashira irungu, bose ari abami bima bagashira irungu nk'uko turi, ngo uwo mugogo nutangira gushanguka, ngo iby'isi yubakiweho byose bizashanguka. N'ubu nyine iby'isi yubakiweho byarashangutse, ahubwo ribaza ati isoko yo kongera kubaho ni iyihe? Kubaho ni ukuhe? Kwigaya ko kwarabaye, si no kwigaya kurwana uko mutekereza gusa. Nk'abari abanyaburayi n'ubumva intambara barimo muri Ukraine badatsinda kandi batazi ko bazayitsinda, n'abanyamerika ni uko. Ibya za kovide muzi byabaye, inkurikizi z'intambara ya Ukraine na Russia murabizi. Ibintu byose biriho bidafite igisubizo, ab'isi batangiye kwigaya bati isi ikwiye kugendera ku yindi new order, ariko ntibazi iyo bakora, ubundi baragomba kuyisanga mu irage ry'ibanze. Ngira ngo niyo mpamvu usanga no muri bya bihugu bingahe 20 bikomeye cyangwa 8 n'u Rwanda barutumiramo kubera iki? Rufite iki? Ntiwabaza iyo rufite ngo kikubwira, ariko buriya rwifitiye indagu y'ibanze. Nibwo rufite indagu y'ibanze, niyo barwiyegereza muri ibyo byose. Ibyo byose birekeza ko ab'isi bigaye bakumva ko ari ahantu hari ibisubizo by'isi yose, kandi hagomba kubonekamo ibare, igicumbi cy'ibare cyongera kubahuza n'isoko ya byose na hose na twese. Bakaba ntacyo biyumvamo, ariko bakacyumva muri Rwanda, niyo imbaraga zikabakurubira kugira ngo begereze urwo rumuri Rwanda, urwo rumuri irage ry'umuri Rwanda. Uburyo bazajya baza kwiga n'ubu bakomeje ni ukuza kwiga ati ibi bidashoboka kandi kuki bigushoboka aha ngaha. Bize kumva banavuga ati kiriya gihugu cya Amerika cy'igihangange kizigize kubitangamo ikiganiro cyangwa se igitekerezo, bavuga ko ngo nta ntambara yitsinda, ngo u Rwanda nta ntambara rwize rutsindwa. Ubundi hirya y'ibyo baravuga ngo ibanga ni irihe, riri hehe, bimeze bite? Ubundi rero mu irage ry'ibanze ni icyo bazaza bashaka kumenya, indagu, kuraguza indagu y'ibanze ibumbiyemo irage ry'ibanze. Ibyo bikabaza ari byo biza kwigare, indagu y'ibanze biturutse mu kwigaya, kandi kwigare ni kwiga uwaguhanga n'uwakumurika. Ubwo bagomba kuzaza na nyuma. Rero nyine muzanabibona uburyo irage ry'ibanze rirakwira mu bantu binyuze mu bumenyi n'inyandiko izasimbura cyangwa se izindi nyandiko zose ko zizisunga. Ibyo nibyo twenda kubona mu gihe gito cyane. Noneho ibyo tuvuga bimeze nk'aho ari ugucurera, abari gucurira kwiga re, nta rundi rurimi rusanzwe byabitubwiramo. Ku isi baza gukora irushanwa hano ku isi, baza hano ku isi, hano mu Rwanda ahangaha isi y'ibihugu 100, u Rwanda rwo rwiza ni gutya. Ahubwo nuko ari imbaraga zisanzwe zibakururira aha, izo zanabakururira. Noneho rero kwiga irage y'u Rwanda igeze ryatangajwe, izanasimbura cyangwa inyandiko zose abantu bisungwaga, niryo rizisungwa n'izo nyandiko. N'abatazifite bazahita binjira muri iryo rage nyirizina, bagira ubumenyi bw'isanzure bizaba ruturutse mu bumenyi bw'aha ngaha buzatangarizwa abatuye isi. Nanone ndikije. Yego, turagushimiye cyane Rwirujo Nyirishema. Uragize uti rwose twibuke ko kwiga ya ubundi byabayeho, kandi ubashije kwiga ya ni ubasha no kuza kwiga re, ndetse nyuma yo kwiga re hari no kwiga wa. Rwose ndumva byumvikanye, ndetse n'ibimenyetso byinshi birahari, kuko biragaragara ko
abantu ku isi hose bari kugenda babona ko hakenewe igihugu cy'u Rwanda. Urugero, mwibuka ko na Trump ejo bundi arahira, mwabonye ko yakeneye imbaraga z'u Rwanda. Nyakubahwa First Lady akaba ari nawe ukora isengesho hariya. Birumvikana rero, kandi n'ingero ni nyinshi z'uko isi ikeneye u Rwanda, ndetse biragaragara ko uzabasha kwiga kuko nabyo birakomeje, nubwo benshi bamaze kubigeraho, ariko abiga bose bazajya baza no kwiga ndetse bazige na wa. Ubwo rero ijambo twariha umuntu uwo ari we wese ushaka kugira icyo avuga. Murakoze. warihaye Ngoma se? Yego, Ngoma tuguhaye ijambo. Fungura mikoro. ngewe icyo nakongeraho ni uko ibyo muvuze byose birahura, kandi tukaba dufite tukaba tugize n'umugisha ko tugenda tubihuzahuza. Ariko ngewe buriya narebye ku malisite y'abaje kwiga nsanga la majorite, wenda reka nere kubivuga gutyo, baturuka mu bihugu cyane cyane byari byarwanyije u Rwanda. Hama icyantangaje rero nuko nasanze ari bo bisutse ku bwinshi, kandi bagashyiramo n'imbaraga rwose kugira ngo ibyo bintu bikorwe binakunde. Ahubwo ukabona koko ugasanga ari nabo ahubwo banabyoruganije, ahubwo bifitemo ingufu kugira ngo bibi. Rero ngewe icyo nakongeraho ni uko imbaraga z'Imana y'u Rwanda zikorera hose, nubwo bamwe bajya bumva tuvuga ngo Imana y'u Rwanda bakagira ngo dufite Imana iri lokale hari iwacu twitiye u Rwanda, ariko Imana y'u Rwanda ingufu zayo zikoreye ku isi hose, zikoreye mu bantu bose bo ku isi, ntawe zisiga, bose zibajyanira hamwe. Rero icyo kikaba ari ikintu rwose gishimishije cyane, ko ya Mana y'u Rwanda abantu bajya bagira ngo dufite iyo duterekera yacu iwacu, ahubwo uru ni urugero rw'uko iyo tuvuga Imana y'u Rwanda tuba tuvuga Imana y'isi yose, kandi Imana ifite ingufu muri buri wese muri buri byose, mu bantu bose bashoboka ikaba yabakoresha. Akaba ari cyo navuga nti rero kuri nge si nk'igitangaza, ariko ni n'igitangaza nanone kubona abo bantu baturwanyije igihe kirekire, usibye no muri iyi minsi yashize, ahubwo noneho ari bo barimo kutwunga mu ngufu no mu bitekerezo no mu mikorere, kugira ngo ibintu byikore kandi bibeho. Unarebye wasanga ari bo ba sponsor bakomeye bo muri uyu mukino baje gukina wo kwigare, ko bari mu mukino buriya wo kwigare. Ngira ngo mu ibare ryabo n'ubundi byari byarateguye ko bazaza kwigare muri uyu mukino ware, nk'uko tubaho mu buzima duhora tuzenguruka. Ubu rero uruziga bari bagezeho kuri frequency yabo, baguye mwibanze, binjiye aho bagomba kwigare, bakamenya ya Mana y'u Rwanda ko atari Imana ya hano hafi iwacu, ahubwo ari Imana ya hose, kandi ifite ingufu zikoresha buri wese, n'utakwitwa umunyarwanda. Ntabwo ari Imana y'umunyarwanda wenyine, ahubwo ni Imana y'isi yose. Nge nicyo numva nakuyemo nakongeraho, kandi bikaba binashimishije cyane. Murakoze. Nibyo cyane, koze rwose Ngoma ijana arakoze, arongera aributsa twese ndetse n'abatwumva ko Imana y'u Rwanda
atari imana iri mu gace kamwe, ahubwo ari imbaraga z'Imana zikorera ku isi hose. Nibyo hari abantu benshi babivuze ko u Rwanda hari uko ruzamera, n'abanyamadini benshi bagiye babiririmba ngo u Rwanda ngo hari uko ruzamera, ngo abantu bose bagiye bavuga ngo u Rwanda rufite Imana. Ndumva hari indirimbo, niba ari ni yande mu barokore, ndumva wandusha kwibuka uwayiririmbye, yararirimbye ngo abo ku mpera zose y'isi ngo bazabona agakiza, ngo maze ngo bibuke ko u Rwanda rufite Imana. Ibyo rero ibihamya byabyo birahari, nk'uko mwakoze undi wese yitwa Eme, uwo muhanzi yitwa Eme. Yego rwose barabimurikiwe, abantu bose biragaragara ko bari kwigaya, kandi abantu bose bari kubona yuko kutaba bahujwe n'u Rwanda birimo igihombo. Nakomoza nko kubyo muri kubona n'Ababirigi ubwabo ejo bundi nibo umuntu washaka gusebya u Rwanda kugira ngo iri rushanwa ry'amagare ritaba, Ababirigi ubwabo nibo bamuhagaritse ati have udatuma kwiga rero bitari bushoboke, baramuhagarika. None biragaragara ko n'ubu bashaka nabo ubwabo kwigarukira. Ibyo rero biragaragaza ya Mana ikorera hose, ari ryo sanzure, ari ryo za mbaraga z'isanzure, biri kugarura ibintu byose nta mwibanze, tutabishyizemo n'imbaraga biravukira muri bo. Ndumva rero ibihamya ari byinshi, twaha ijambo undi wumva yagira icyo abivugaho. Murakoze. Bigenda bitinda hagati aho ngaho, ngira ngo uzajya avuga ijambo, ufata ijambo ahari azajya ariha n'undi. Nkundira ndiho witwa Shadrack Joliel, niba hari tujyane nawe, ntabwo habereye ubusa. Arahari? Kadadi, uratwumva? Utatwumva ubwo Nshuti yafata ijambo. Nshuti? Karame. Yego. Njyewe rero ibibazo ndiho nibaza, sinzi ko bitari bujye hirya ya context turimo. Niyo mpamvu ikibazo cya mbere yari yanze gufunguka. Reka ntacyo urakurikiraho Shada, reka Nshuti ubwo yatangiye urahita umukurikira. Urakoze. ubwo rwiruje niyumva biri kujya hirya y'umurongo ubwo arabisiba bivemo. Icya mbere ndiho nibaza, hari ikiganiro yari indasano, ni ikiganiro twigeze gukurikira, harimo umuntu wagize inzozi abona ubwato bugendera mu kirere buza gusenyuka gutyo, ariko biza guhuzwa n'ubwiru bwasigaye muri Aziya. None ndibaza, ese ibintu byari biri muri Aziya bizaba byarabashije kugaruka mu ibanze kuri uyu munsi ku isi? N'abajambo barabyibuka, aravuga ngo ubwiru bw'Abahinde hasi. Urumva ko nubwo ari busigaye abanyaburayi barasigaye bajya ko byabirabiye bakajya mu Buhinde no muri East, ko bari basiganye ibintu by'ubwiru, ariho basigaye bajya, ariko nabo bazamenya ko atari byo, bikubite hasi n'ibyo Abahinde bigaruka mu ibanze ryaho. Nubwo nakubwira aho ngaho, nubwo n'ibyo Abahinde n'Abayapani n'abaki nabyo byose biragomba kugwa hasi kugira ngo nabo baze kwiga ya, nubwo nabyo ntibyuzuye, sibyo? Yego. Urakoze cyane. Icya kabiri ndiho nanone nagumye kumva kindimo, hari indasana nanone yari irimo aho muvuga ijyanye n'igihe mwatahaga iriya nzu ya Nyankokoma, muvuga muti Musinga Rwizakurinda rwa Mutaneshwa avuga ngo nimunyemerera mukanyakira nzaza mbane namwe. Ubwo nabyibajije ndiho nibaza ati se nkatwe Abanyarwanda iki gihe turiho turakora iki cyangwa turakora iki? Ese ikaze Rwizakurinda rwa Mutaneshwa yagombaga kuba yarakiriye cyangwa twaramuhaye? Se byarabashije turigeraho? Turacyafite urwo rugendo? Ubwo barabibatangarije
rwa Mutaneshwa kuri 27 z'ukwa 12 bwo yatashye yaje mu Rwanda, yatanze n'ubutumwa bwe twari babwiye, arahari, byaratunganya ibyo bintu. Ibyo byariho ni amateka, ahubwo byakozwe avuga ati nimunkunda nka umwe namwe, muzarebe ko ingengo z'imirase zikwirukura uko muri mwebwe. Ibyo iyo ntambara yarwanywe irashoboka. Rukwiza kunirwa Mutaneshwa ataha anyuze mu muriro Ruhinda Los Angeles, arakomeza agera ahitwa twarahavuze, aho yahurira n'ugiye mwacuma akamugema icumu, yamara kumugema icumu agatsinda intambara ya Armageddon. Ubwo yari yatashye kandi yakiriye abanyarwanda aranasuhuza ibyo twari batangarije. Yaraje rero mu mbaraga zose, irage ry'ibanze rigomba kugira Rugwiza kunirwa Mutaneshwa muhuza amaragi. Hari aho arahari, n'ibi tuvuga noneho turanyura mu muriro we neza cyane, yibereye aha kuko twamuhaye ikaze, twaramukundiye aba umwe natwe kugira ngo ibyahanuwe byose bisohore. Gabriel Musinga Rugwiza kunirwa Mutaneshwa, uko kutaneshwa kw'iragi y'u Rwanda abandi bose baje kuryiga bari kwiga rero ngo twabivugaga, nyuma yo kwigaya bakamenya baguhanga bakumurika. Numva ngusubije. Urakoze cyane, uransubije. Natwahasha data umwanya agakomeza nawe. murakoze cyane. Rero nashaka kuvuga ku kijyanye n'umucuri ufite, niko navuga, mu Rwanda usanga hari abantu navuga ko kuroga byite kuba barayobye, bakaba na n'ubu batabasha kumva ko irage ry'u Rwanda ari ryo ryagarutse cyangwa se riri gukora ibyo u Rwanda turubonamo ubu ngubu. Ndagaruka ku muntu umwe yenda nigeze kuganira nawe, ambwira yenda ati ibi bintu byanyu, ubwo iyo bavuze ngo byanyu mpita numvamo ya mbaraga y'umucuri, ntabwo yo kuvuga ngo hari bamwe, hari bariya, hari natwe. Ariko mu by'ukuri nshima bene irage, cyangwa nshimira abantu bose babasha kumva icyo irage ry'u Rwanda rivuga, cyangwa se ko ryagarutse mu Rwanda, ko rihari. Ikibazo mba mfite ahubwo ni cyo kuvuga ngo ese ko tubizi, ko tubifite muri twebwe, aba bantu hari ikiganiro twigeze kutubwiramo cyangwa twigeze kuvugamo ko atari ngombwa ko tujya kwemeza abantu. Ntabwo ari ngombwa kujya kwemeza abantu ko ibintu bizikora. Ese navuga ngo abanyarwanda bose cyangwa se abanyarumuri bose, abafite urumuri bose, niyo baba bake koko bizarangira abatemera, abatemera nabo bemeye, ku buryo tuzavuga ngo si ngombwa ko tujya kubwiriza. Ngira ngo bwirije akunda kubigarukaho, si ngombwa ko tujya kubwira abantu ngo nimubyemere, kuko hari uwambwiye ngo se ibi bintu urabiba? Mbwira nti ndabiba, ahubwo nkanabisarura, kuko iyo mbonye umusaruro w'imbuto neze wasaruye kuri kwa kuba ntari wa muntu waterera iyo, cyangwa se wa muntu abantu bibazaho. Nkaba rero ari icyo kintu nashaka kubaza kuri Bwirije, mubaza mbese umugani, si ngombwa ko tujya kubwiriza, ariko irage biraza gukwira mu bantu koko, nk'uko wivunika, urumva wivunika ko n'ubundi wenda cyane nimujya munatekereza ibintu, mujye mugitekereza ku bigenda, ku bijya mbere. Ibitajya mbere mu bisigire by'inyuma nyine bisigara inyuma, wa mugani ngo ntawe utwara ubwato atareba yava.
ibiri kugenda nibyo turi kuvuga kandi biragenda koko. Ibitagenda nabyo ntibigenda kuko tuzi ko ntabwo abantu bose bazabyemera ibi bintu. Ibyo mubyumve neza. Ntabwo abantu bose bazabyemera kuko ntabwo bari muri incarnation zimwe. Hari abavukiye kugira ngo bazamenye irirage, batahe mu mwuzuro w'ibara ryabo ryaragize itsiro, inzira y'itsiro rigera nka zahabu. Hariho n'abandi bashobora kuzabyumva ari uko bagiye kuvuga nk'inshuro 100. Yenda avukiye kuri isi cyangwa ku yindi si, kuko yacyo kuri isi ntabwo azabivukiraho, kuko umutagara yinjiyeho utazaba uri hejuru, ntabwo izasigara ari isi y'abavukirwaho n'abakora upgrade y'imitagararo hejuru. N'ubundi abakiri muri gatatu ubundi bazajya bavukira ku yandi masi akiri ku mutagararo wa gatatu. Icyo navuga rero ntabwo turi gukomveka no kwemeza. Nkubajije niba ukiri kuri mikoro, ninde wagukonvense, ninde wakwemeje wowe? Wemejwe nande? yewe nta muntu wanyemeje kubera ko uko byakugendekeye niko bigomba kugendekera n'abandi. Ubwo turi aha twese nta muntu wemeje undi. Habayeho kubiba wa mugani wawe uko babivugaga. Ubiba hose ibimera aho bizamerera, ubwo harazwi iziguye mu murima mwiza ziramera, iziguye ku kara ziruma, iziguye ku rutare inyoni zirazirya. Icyo dukora ni ukubiba. Ibyo cyane nibuka kunda sara mwavuze ngo iyo batagira ibare kuba nabo bahari. Niba batarifite ubwo ntibibareba. Kandi mujye mwibuka aha si ukubaza ibibazo. Ikintu nyamukuru tuba tugendeyeho ni ukumurikirana. Ntugire ngo wenda uti bwo ntavuze bambaje, ni nk'abavuze bati kutari kubaza ibibazo. Ntabwo ari uko bimeze. Aha ngaha ni ukumurikirana, si ukubaza ibibazo. Ubu utanagifite ugihimbe nka rwa rubanza rw'ibwami bahimbe rudahari. Oya, aha ngaha ni ukumurikirana, ngombwa si kubaza ikibazo. Urakoze cyane. Dusabe nawe wagira icyo utwunguraho, uduha inama, utwunganire, tumurikire. Yego shimwa gasa n'icyerezo. Ngura mikoro yawe. Shimwa gasa n'icyerezo. Teka ryose gana mu bihe byose. Ndabanje kubashimira ko mwashyizeho uyu munsi aya masaha yo kugira ngo twongere twige. Biranshimisha cyane. Kenshi jyewe sinkunze kubaza uko niba ari isanzure rinkoreramo rikansubiriza ibibazo nibazaga mu ndasano za Nyirishema cyane cyane, cyangwa mu bibazo bya Mwenirage rimwe na rimwe. Ariko ku kibazo Mwenirage yayibazaga, mperutse kumva umuntu witwa Mwenirage Ruhumuriza Edimo avuga iby'irage ry'u Rwanda nk'uko Nyirishema yari dutangarije neza ntaho ntahasobwa, kandi ndakeka abaye bwota amasimbi. Byanteye amatsiko, bintera kumva ko umujyo turimo ari umujyo w'Imana kamerano, ahubwo nkabaza Nyirishema ntese uyu Ruhumuriza Edimo ko numva avuga ngo mwibanze twari kumwe neza ibintu avuga, kandi nzi neza ko ataragera mu Rwanda mutarabonana. Ntabwo mwaba muziranye. Se niba mwaba muziranye nta buryo yazaza natwe akatumurikira. Ari bwota amasimba, ariko ndakeka ko ku isi hose hashobora ejo bundi tuzabona undi mu Bushinwa, undi muri Australia. Bivuga rero ngo iri rage ririgenga, ririyobora. Murakoze rero, dukomeze tumurikirane. Shimwa gasa n'icyerezo. Hari icyo ubajije Nyirishema? Ndakubaza uyu Ruhumuriza Edimo ko numvisha avuga ubwiru nk'uko wabutangaje neza, mwaba muziranye? Ese hari ukundi isanzure riri gukora rikaba rifite irindi banga rigenda rivumbura abantu ku mpande bagenda bavuga ibintu bimwe nk'ibyo uvuga?
njye byanteye numvishe ubwuzu bwa mbere. Icya kabiri numva nkeneye kukubaza niba koko uyu muntu waba umuzi cyangwa tuziranye, kuko we yaravugaga ati bene irage bari mu Rwanda turaziranye kandi ibyo bakora biri mu mujyo si bibi ni byiza. Ngayo numva nguko ko ufite nagira ngo ubwuzu se numva ko ufite ubwuzu numva ko ufite ubwuzu waba uhamanye se uhamaniye ubwuzu ni ikibazo cy'amatsiko ufite ndetse mfite ikibazo cy'amatsiko cyo kumenya uriya mwene irage uvuga ngo twari twese tuziranye. wowe ntituziranye yewe binyuze turaziranye kuko umuntu yavuze ko ndumva tutaziranye. usaba turi aha ngaha twese ntituziranye kandi tutaranahura. yego yego ntuzi ko tuziranye urumva wowe tutamenyana muri ubwo buryo. ibara amabara arakurana urumva tutaziranye twese aha ngaha tutari ku murongo umwe. ubwo rero hari mwene irage wari ubajije ikibazo atese ibi ngibi abantu bazemerera rimwe bazemezwa n'iki. Rero binyuze mu gikiryi muri DNA nyine ugenda ubona ibihamya. Nta kindi gisubizo namubonera, ni ibihamya bigenda bigaragarira mu isanzure kandi bitari byo kwemeza ngo byiyerekane. ukuri ni uko abantu bose batazemerera rimwe, hari abatarageza igihe cyo kwemera. hariho n'abari bategereje akantu gatoya babuze bakakabona muri ibi ngibi bakaba binjiye ku mutaka utanga ubutaraga bakababwa. uko ni uko biri. ahandi ndabashimira nimwishyuke. urakoze. hari Nshimiyimana nawe agira ngo atumurikire, ubwo mikoro ni iyawe Nshimiyimana. murakoze ngoma ijana kandi namwe mwese murakoze bw'uyu munsi ku kiganiro cyiza. njye ndarwayemo gake ngira ngo numva ko n'ijwi ryanjye ryabaye ryiza kurushaho. nari mfite ndibwira ko ari ikintu nifuza ko twamurikiranaho cyangwa se wenda nkaba ntagisobanukiwe neza kikaza kuba ari ikibazo. noneho ngira ngo ubwiru ni ihame ry'ubutegetsi bw'u Rwanda ubutegetsi bw'u Rwanda bwari rushingiyeho, bigomba gukorwa mu ibanga kugira ngo u Rwanda rukomeze kubaho neza rutagwa cyangwa ngo rwangirike. ibyo bintu byagombaga kuba byari umwihariko nyine w'abantu runaka bagomba gusigasira ubusugire bw'igihugu. ariko nk'uko twagiye tubibona mu ndasano ndetse n'ibindi biganiro twagiye tugira, byagiye bihindagurika ndetse biza no gukoreshwa nabi kugera aho bije kuba nabi. none ubu bikaba bigeze kuri ya nshuro aho nk'uko Rwizakurinda yari yabyivugiye ubwe ko azahinduka umuyaga rurenge ibyorezo n'ibindi kugira ngo abantu bagaruke kwigaya, ari byo ngira ngo biri mo kuba muri iyi minsi. ese ko ubu turi no mu zindi nzira z'ubugororeke, aho usanga ibyo bintu byose tugenda tubisobanurirwa neza, abantu ntibashobora kongera bagafata bwa bwiru bw'ibanze cyangwa se iyo miyoborere cyangwa se iyo mibereho yo mu ibanze bakongera kuyikoresha mu zindi nyungu zabo bwite cyangwa se bakongera kutuganisha mu mucuri kurutaho. ese twebwe hari ukundi kuntu twiteguye? ni ubwo noneho byabaye ikibazo. ngira ngo niba mwamurikira aho ngaho nanjye mwamfasha, ariko njye nshingiye kuko ubwira mugomba ni gutyo bwari bumeze kandi bukoresha mu nyungu zabo zitari nziza biragaragara. none still bagiye kugaruka nk'abashaka kwiga uko abantu bakabaye babaho. ese aba bantu ntibazongera tugatungurwa? murakoze. nshimiye Imana rero. ubundi ibi bintu twavuze ko ubu bwiru cyangwa se code of life ife yirinze kabiri ku isi mu myaka 3 byabanje,
kugira ngo yabanjirijwe yatumye habaho kurimbuka kwa Emilien Atlantis, birarimbuka kubera ko abantu bajyanye code of life nabi, birongera ngo hashira indi 6 nanone code of life nayo iratakara, ari ngiye twiga nyine bitwiza mu bitabo bitagatifu dufite, nabyo isi igaragara ko iragira mu mucuri, ariko urumva ko byagiye bidegrada, ko irage bagendera ubu ngubu byo mu bitabo bitagatifu usanga ari atari original, bagiye barihindura baryubakiraho. Noneho chance yo kugira ngo ryongere ritangire ryatangiriye muri originalite ari iyi turimo aka kanya. Abatuye isi mu myaka 6 nibongera kuri feiringa, ubwo isi zabitakaje sovereignty ifite mu isanzure yo kweza inzira y'amata n'inzira y'amata yeza inzira y'amagalaxy yose mu isanzure. Ubwo rero aka kanya twebwe turiho turagarura abantu mu irage ry'ibanze, nyuma y'uko amarage abiri yose afeirinze bakaba bagomba gutangira mu irage ry'ibanze. Wenda ubwo rero ikibazo ubajije ni nkaho uvuze uti mu myaka 500 mu myaka 1000 nizasura uko byabaye. Icyo mubwira nuko bizaterwa nabaza bari icyo gihe, nibo bazabigenda bakanabigenga, bakemera ko byongera gufera nko ryaferiza imyaka yashize cyangwa rikabaho. Ariko twebwe abubu rero bitungukiyemo tugomba kubitangariza abatuye ku buryo batangiye kuza kwiga byongeye gutangizwa, nkuko twabibabwiye ko hari inyandiko izagira ku batuye isi bose, umuntu wese ku giti cye. Ibyo bivuze ko abantu bayigenderaho bakayigenderamo, biranasobanutse. Isi izakomeza kugendera mu rumuri yatakaje mu myaka 10,000 bengahe bishize. Noneho abo rero ngo bwira babukoje nabi, sinzi nibavugaga abo bisi bose mu masi yabanje mu mateka baje mu 10,000 bengahe, cyangwa nibavugaga ubwiro bw'u Rwanda. Icyo tuvuga nga twavuze ubwiro bw'u Rwanda, cyo tubuvuga ariko yuko n'ubwenge bw'u Rwanda ko ari operation y'abenge bari hejuru y'umwami uje twiga n'ubwenge bw'u Rwanda no kumenya kose, nkaya twabonye muri nzira y'itsiro y'umutagara itanga ubutaraga. Icyo twabonye byongeye kandi ubwitwa ubwiru ni execution y'ubwo bwenge. Haba abandi batware bitwa biru begizekita ibyo bintu muri administration y'igihugu. Ubwo rero yo n'ubwo ubwiru yumva n'ubwenge, nuba ngo nabitwa abiru nubwo babiyobye ubwenge bw'u Rwanda no kumenya kose bwakomeje kubikwa mu ndemane magambo, nabwo ni kugarurwa ahangaha. Ubwo rero nanone nuba ngo bazabiyoba, uzumve ko nabazabayobeje ubwenge bw'u Rwanda no kumenya kose. Ariko icyo ngubwira ahangaha, icyo dushinzwe ubu nicyo tukwiye kwitaho, so kwita no kwibaza ku by'imyaka 500 izaza tutazatuna hari. Icyo dushinzwe nicyo tubereyeho no kwita no kuba mu nshingano z'urumuri kwebwe abariho ubu, wowe nanjye, ubundi ibindi tureba ibyo bazaza ubundi ibindi, ariko twizera ko uko bizanagenda biranazwa mu myaka inire tangazwa, muzabona ko rizaje ko kwisi bizagenda mu myaka 2000 iri imbere, uko ibintu bizakurikirana. Ibyo biranazwe bivuze gutya, ariko nuko biri muzamenya uko kuva nko kugera mu myaka 2000 ara no kubisaka ijisho isi zabimeze ko ibintu zabikora ijana gutyo, tumwe mu mwaka zabimeze ko nuko. Ubwo rero kigaragara ko mu 2000 biri imbere umucyo uzaba watsinze umwijima, abantu tuzaturi mu rumuri Rwanda abatuye isi bose. Naba ngushubuje. Murakoze cyane Rwirije Nyirishema. Ndetse ko hari aho nari ngeze mbura amajwi, ariko byari byarangiye, ndumva nari namaze kunyurwa n'ibisobanuro mwari murimo mumurikira. Ariko nkaba nari mfite icyo nakwita noneho nk'ikibazo nanone, nkavuga nti ko kera habagaho uburyo abiru cyangwa se abenge cyangwa se n'abandi bantu bose babaga bagomba kuba bari
muri ubwo buyobozi. Uretse ko n'ubu ngubu n'ubusanzwe mu by'uyu munsi tuvuga n'ubundi abayobozi bagirwa uko bashyirwa mu myanya yabo. Kera rero habagaho uko umwiru cyangwa se umwenge yagombaga kubaho, hakaba hari process byacagamo ndetse bikagenda bikagera no ku mubyeyi we, ndetse mu gihe cyo kumwimika ngira ngo habaga imihango yindi ikomeye bashaka kugira ngo barebe koko niba uwo muntu uwo mwanya arimo awukwiye, niba atazatandukira igihango. Ese uwo muhango wakorwaga icyo gihe ubu waba uhagaze ute? Ikindi kizira kuri icyo ngicyo, ubu ngubu ko hari igihe twagiye tugira ibiganiro bimwe na bimwe ukarangiza uvuga uturega ubu muri n'abiru, ndetse nkeka ko n'abantu bamugani ari nabyo twigeze kubivugaho ko abantu bagomba kugeza igihe bezwa, kuko hari igihe twaciyemo kinini kandi twivuruguta mu bintu byinshi bitandukanye. Ibyo byose mwabifata mukabimpuriza mukamurikira. Murakoze. uribaza uko kera byagenda ko bihuzwa n'iby'ubu se? Niko byumva. Ntabwo ni nka gutyo numva nyine uko ubu ngubu byakabaye bigenda. Icyo uvuga ndabyumva. Ibya kera byabaye iby'ubu. Wibuke neza ibyo twavuze kuri andihonde, kuri abakera barindiwe muri twe, n'ibyabo byose ubwo biri muri twe, nabyo bimenye n'imihango yabo iri muri twe, n'abazaza barindiriwe muri twe. Nuba ko ibyo turi mu ubu bikomoka mu bo dukomokaho, n'ibyo abazaza kera bazaba ari byo. Wowe nuko gutiye niba barazunguze mu mihango bazanaga amavuta bakagusiga bakamurika, uti ubu murabikora cyane ibikorwa. Ariko bivuga ko niba ubu ngubu niba tubaza muri n'abirusi, murumva mutari kwezwa munyuze mu muriro se? Ureba ngo bazane igikenyeri se? Muri kunyuzwa mu muriro rwiza kurinda, bazane igikenyeri bamurike, cyangwa bazane amatara amanuza urugiye mu bacane. Ibi byose biri kunyura muri mwebwe. Hari ibyari ibimenyetso, ari ibimenyetso byakoreshwaga ubu ngubwo, ariko ubu ngubu birakoreshwa mu isi yari yateganijwe ngo igihe abatuye isi, ibisi bizahurira mu Rwanda, ibisi bizahurira mu Rwanda nk'uko bikaba byahuriye, kandi bikaba bivuga ko abarindiriwe muri wowe ari batungurikiye muri ubu ngubu abandi bakorera mihango. Ubwo iyo mihango ikuriho niyo abayikorewe bari muri wowe, niba n'abazaza bari muri wowe kandi bakomoka muri wowe wakorewe imihango binyuze mu bakorewe imihango barindiwe muri wowe, ubwo iyo mihango ntawe yayinagiye. Ubanza utekereze nuko. Ariko binabagombye, urumva ntawe ukora ibintu atarabyerejwe, ntawe urimo atarabyerejwe, wowe bigombye wese. Ibyo ntibigutera ikibazo rero ngo hashize wumve ko ariho bagomba kubabwaho byanze bikunze, ahubwo ibyo bacureraga babikora mu mihango ukuri nyirizina kwabyo kuri uko tubaye ubu ngubu. Ubu bituvuga yabyumva kandi byamubaho mu buryo nyabwo bwuzuye birenze uko byamubagaho kera yibereye ahangaha atabigeze i Burayi, atabigeze muri Amerika, atahura n'umunyamerika. Niyo ngo ibyo bacureraga byose bisohorerana muri twebwe muri iyi nzira yitwa interineti. Interineti ivuga imana ya bose, interineti imana ya bose. Ibi si byahuriye mu Rwanda, ariko kandi ntibinabujijwe ko mwe mubivuga n'abandi babivuga n'abandi bagomba kubiba. Bibagombye mwagira n'imihango, n'abo byagombye wenda baranayigize cyangwa bazanayigira, murumva. Ariko icy'ingenzi ni uguhurizwa muri ibi si byahuriye mu Rwanda, kuko byose ngo birabaye mu iteka ryo kuba, kandi iteka ryo kuba ari iteka ryo kumenya ubundi. Iyo bavuze ngo birabaye mu iteka ryo kuba, bivuga ngo ibyacurerwaga byose binyuze mu mihango cyangwa mu ki byacurerwaga ngo bizageze mu iteka ryo kuba kwaturutse mu kumenya. Iki nicyo gikuru. Ubwo imihango yose bikuzuyemo ubundi, kuko uko kuba ariko guhuza
n'isoko ya byose na bose na twese, kuba kumenya ya niko gushyira ku mutagara utanga ubutaraga, ikigushyiraho si amavuta bagusiga, ikigushyiraho si umuriro bakunyuzamo, ikigushyiramo si ukukubatiza, si n'undi muhango, ahubwo ikigushyiramo ni ukumenya, bigutera kuba wamagane ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabinjiza mu irage ry'iteka, cyangwa se kuzababatura mu mirage karemano, kubashyira muri kamerano. Shinga gato aho ngaho urumva byose. Yego rwose birashimishije, turanezerewe twese. Nyirishema Rwiruje arashoje avuga ati byose byabaga, byose byaberagaho twebwe, ati kandi ibyo dusabwa ubu ngubu ni ukuba turezwa n'ubumenyi, turezwa no kuba ubwo bumenyi, ndumva byose bitunganye kandi biranejeje. Ubwo rero nari mfashe ijambo nyuma y'agahe network ntiyagenze neza cyane, ariko iminota yagiye, twagira ngo dusoze kugira ngo n'ufata record bizagende neza. Noneho nyuma yabwo turafata iminota 30 twisanzure, uwo ushaka kubaza wese yabaza. Ndumva rero Nyirishema yadusoreza kugira ngo tuze gukomeza nyuma. Murakoze. Icyo navuga nuko mbashimiye yuko mubonetse kuri no munsi mu buryo bwa munatungura, sinzi ko muze kuba munganuko, ariko icyo twavuga nuko nubwo tuvuga ngo abisi bose baje ku igare mu Rwanda, tumwifata nk'igare, ahubwo mwese mubyishyiremo kandi mubijyemo yuko ari ukwigare, gusubira mu irage ry'ibanze. Tubifata uko nguko, ibyo bicurera nyine, ubundi biracurera nk'iyandikwa turati mwongere mwige musubire mu ibanze, musubire ku mutagara utanga ubutaraga, kandi uwo mutagara utanga ubutaraga abisi bose bawumenye, bawutahane. Abaje kumera nk'aho bakoze initiation yawo mu buryo bw'amagare bw'igare, bose tubatangarize tube kuri uwo mutagara utanga ubutaraga, kandi tumenye ko abatuye isi bose babeshwaho n'umutagara utanga ubutaraga uturuka mu ibanze rya byose na bose na twese. Uwo mutagara utanga ubutaraga tutawugeraho twebwe nyine baja abadukoreye ishyano batuye isi. Ni ukuvuga ngo rero dukomeze tube muri ubwo bugororoke, tube muri uwo mwuka w'isanzure, kugira ngo ab'isi bose nyine bakwire. Byaba bibabaje hagize abaje kukureba gushakaho ikintu bagasanga ntacyo ufite wowe, cyangwa se bakakibona ku bandi batari wowe. Niba turi muri Rwanda tukaba Abanyarwanda, ntimubifate nk'ubutaka gusa, umenye ko u Rwanda ari wowe ubwawe, urumuri Rwanda ari wowe ubwawe. Noneho abafite urumuri Rwanda bakaba Abanyarwanda, baba bakoze urugore rw'u Rwanda, umutagara w'u Rwanda, kandi uwo mutagara w'u Rwanda niwo ukiza abatuye isi bose. None rero umunyarwanda ube n'u Rwanda, twese duhurizwe ku mutagara no kuruhanika rw'u Rwanda rugomba gutabara abatuye isi. Abatuye isi batabare abatuye Voila kutari yo nzira y'amata, inzira y'amata itabare cyangwa yeze amasanzure yose asigaye, bihereye kuri yewe nawe. Nabashimye rero, isoko y'Imana izuba nk'uwashyirezo Nyagasani Nyirankuba, isoko ya byose na bose na twese, bahozwa na buri wese. Murakoze. Ingoma ibanisha, ingoma ihani hanura, ingoma ikunda ikundwa kaza, ingoma i Rwanda, ingoma irazamukishijwe hejuru, kandi uri hejuru, nawe agushira hasi kukwaba, we bakuzamuye. Ingoma ibana, ingoma ibanisha, ingoma ihani hanura, ingoma ikunda ikundwa kaza, ingoma i Rwanda, ingoma irazamukishijwe hejuru, Rwanda uri hejuru, nawe agushira hasi kukwaba, we bakuzamuye.